Igitabo cy'abacamanza muri Bibiliya dusangamo umugabo witwa Gideyoni. Hari byinshi bivuga kuri uyu mugabo. Nusoma neza uzabona handitse ngo Imana ishyiraho Gideyoni ngo akize Abisiraheli. Wongere ubona handitse ngo nuko Gideyoni asenya urutambiro rwa Behali. Hari n'ahandi uzabona Gideyoni asaba Imana icyemezo. Ese ushobora kwibaza ngo icyo cyemezo ni ikihe? Gusa muri Menya Amateka yacu y'uyu munsi tugiye kugaruka kuri Gideyoni asigarana ingabo 300. Turebe nuko yaje gutsinda Abamidiyani. Iyi ni Moza TV. Kanda subscribe dukomeze tubane mu bindi biganiro. Abisiraheli barongeye batera Imana umugongo, batangira gusenga imana z'ibinyoma. Ibyo byatumye Abamidiyani bamara imyaka 7 basahura amatungo y'Abisiraheli, bakangiza n'imyaka yabaga iri mu mirima. Abisiraheli bishaga Abamidiyani mu misozi n'ubuvumo, nuko bigeraho binginga Imana ngo ibakize. Nuko Imana yohereza umumarayika ngo ajye kureba umusore witwaga Gideyoni. Umumarayika yabwiye Gideyoni ati, Imana yagutoranyije ngo ube umurwanyi w'intwari. Gideyoni aramubaje ati, ntakiza n'Abisiraheli kandi ntacyo ndicyo. Ese uribaza ati Gideyoni yari kwemezwa n'iki ko Imana ari we yamutoranyije? Kugira ngo abimenye yashyize ubwoya ku mbuga bahuriraho, maze abwira Imana ati, mu gitondo ninsanga ikime cyatonze kuri ubu bwoya ariko ubutaka bugakomeza kumuka, ndamenya ko ushaka ko nkiza Abisiraheli. Bukeye bwaho yasanze ubwoya butose cyane ariko ubutaka bwumutse. Icyakora Gideyoni yasabye ko umunsi ukurikiraho yasanga ubwoya bwumutse ariko ubutaka butose. Igihe ibyo byabaga, Gideyoni yamenye ko neza ko ari we Imana ahisemo. Yahise akoranya ingabo ze ngo arwanye Abamidiyani. Imana yabwiye Gideyoni ati, ndatuma Abisiraheli batsinda, ariko kubera ko ufite ingabo nyinshi mushobora kwibeshya ko ari mwe ubwanyu mwatsinze urwo rugamba. None rero bwira umuntu wese ufite ubwoba yisubirire mu rugo. Abasirikare 22,000 bahise bataha, hasigara 10,000. Imana yabwiye Gideyoni ati, abasirikare baracyari benshi, bajyane ku mugezi ubabwire banywa amazi, usigarane gusa abari bunywe amazi ariko bakanareba aho umwanzi aturuka. Abasirikare 300 nibo bonyine banyoye amazi baniteguye kurwana. Imana yamusezeranije ko abasirikare bake bari gutsinda ingabo z'Abamidiyani zageraga mu 135. Muri iryo joro Imana yabwiye Gideyoni ati, haguruka utere Abamidiyani. Nuko Gideyoni yahaye buri musirikare ihembe n'ikibindi kirimo ifumbi igurumana. Yarababwiye ati, murebe ibyo nkora namwe aba ari byo mukora. Gideyoni yavugije ihembe rye akubita hasi ikibindi, maze azamura ifumba, arangurura ijwi agira ati, inkota ni y'Imana na Gideyoni. Abasirikare 300 bose babigenje batyo. Nuko Abamidiyani bahinda umushyitsi, bagira ubwoba, bakwira imishwaro, baguye mu rujijo, batangira kwicana. Icyo gihe nabwo Imana yari yongeye gufasha Abisiraheli gutsinda abanzi babo. Ese nk'umukristo inkuru wumvishe ya Gideyoni wayikuramo iyihe somo? Icyambere, ugomba kwizera ko Imana ari ikora ibintu byose, kandi umenye ko Imana yatoranyije Gideyoni ngo arokore Abisiraheli. Nawe ariko yagutoranyije kugira ngo uve mu byaha, nawe ariko yagutoranyije. Rero icyo usabwa nawe ni ukwizera. Wizere ko Imana ari ikora ibintu byose, ntawe ningiye Imana agakorwe n'isoni. Izera Imana yawe uyikorere. Iyo bavuze kwizera Imana ntabwo bivuga ngo uyizere hanyuma ujye mu byaha. Izere unasenge. Niwizera ukanasenga ntacyo uzaburana Imana. Iyi ni Moza TV, kandi subscribe dukomeze tubane mu bindi biganiro. Murakoze.